buzima bwawe. Rebera Imana mu gihe yakoze ko wagendanye n'abandi bagapfa wowe ukabaho, mvugira ngo amen. Rebera Imana ko yarwanye intambara ku buzima bwawe, ko wabyaye abana bari kubona utazashobora kubarera. Bana bati nubwo ababyaye azabaha iki? Imana igaca inzira ukabarera ukabakuza. Nturebera Imana mu byo itarakora ngo uvuga ati nubwo yabampaye kubatize ngo basoze, ubundi se ko yatumye ubabyara ukabarera bagakura wabigisemo uruhare? Agaciro ku Imana yaremye uvuga ngo nimba yarabikoze ikampa abana hari ababuze abana, sizi n'ukuntu baziga. Kire kuri Hinduka official channel ya Julienne, naho mukande subscribe. Babikora ariko baranankunda cyane pe, kandi nanjye ndabakunda. Impamvu tuyisaba sibyo nuvuga ngo kugira ngo wuzuze ibisabwa kugira ngo be wakorera udufaranga hano. Kandi nibyo nuko ugomba kuba ufite abasubscribers 1000. Hadiya ni 1000. Nabyo narinzi. Yego. Burasi 1000 bazagera ryari. Nyine abakunzi ba Concord TV show niyo mpamvu ndi kubasaba ngo bajye kuri Hinduka official bakandeho, kuko uba ufite 500 na 400 nababura 400 ntago babura. Ingope. Nukuri nshingiye kuna abantu badukunda n'abantu dufite hano kuri Concord TV show cyangwa se no kuri Hinduka official. Abantu 400 ntago twababura. Ahubwo nasomye ijambo ry'Imana arambwira ngo umuntu n'umukunda uzamubwire ko umukunda gihari. Natwe batwereke ko badukunda cyane. Niyo mpamvu rero tuba dusaba, kandi ikindi umuntu akanze subscribe agakanda kugira notification igize, iyo umuntu ashyizeho ikiganiro uwo muntu ahita kibona, cyose kirasohoka agahita kibona. Ubwo badushigikire dukomeze twagura ubwami bw'Imana. Yego. No mu buzima busanzwe twaguke. Yego. Katugusabe usenge uganga Imana ize kubana n'iki kiganiro, natwe muri iki kiganiro ariko turi kumwe ni Mukeshimana Julienne. Mana mu izina rya Yesu, uri Imana y'amahoro, uri Imana itwitaho, izina ryawe nirishimwe. Ndagushimiye ko utadutaye ngo duheranwe n'ibyaha, ahubwo muri byo yaravuze ngo mu magana menshi y'abanyabyaha wadutoranyije mutugiza hafi yawe, izina ryawe nirishimwe. Kiruta byose waturinze ijoro bari rirerire, ariko nyiribihe utahabaye ibyatsu byarangira. Abandi barasinzira ntibabyuke, abandi bagategura ingendo ntibagere iyo bajya, ariko twe mu gicugu cyane isoro wabanye natwe urangije uravangu nitubyuke turabyuka, turahumeka biremera, tukuzamuriye amaboko nuhabwa icyubahiro kuko gikwiriye. Rangije uturindira mu ngendo zitandukanye, izina ryawe nirishimwe. Ntabwo waturinze twenyine, iyo uturinda twenyine ntabwo tuba tunezerewe, ahubwo waturindiye abacu ndetse n'ibyacu. Niyo mpamvu tuvuze ngo habwa icyubahiro mu isi no mu ijuru kuko ugikwiriye. Ngaho nyemera tujye muri iki kiganiro, kiruta byose twezereza umubiri ndetse n'ubugingo, tubari icyaha n'igisa nacyo, kugira ngo izina ryawe rikomeze kwamamara mu mitima yacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ngaho nunyemere tuge gutangira utangirane natwe, imbaraga zacu zibura, imbaraga zawe ziboneke, ukora kwawe kuganze muri iki kiganiro, kuba dukurikiye neza yawe babonekeho, kuba tugiye kuganira iki kiganiro imbabazi zawe ziganze kuri bo, ndetse uri mu ntebe yani bishoboka udukurikiye umukore muri ntibishoboka umushyire muri birashoboka. Buri muntu wese kucifuza afite utanga igisubizo bitewe n'ikibazo afite. Urakoze kuje kutubera Imana, twemeye kukubera abana ni mu izina rya Yesu. Amen. Roho nzima igomba gutura mu mubiri muzima. Niyo mpamvu wowe ukeneye kampani yo kugutekera ibiryo byiza biryoshye, nta yindi ni Bora Cooking Company. Yego. Ubu baguye n'ibikorwa basigaye bambika n'abageni. Mvanga umugeni bamwitaho mpaka ageze mu rugo rwe rushya. Nukuvuga ngo umunsi nzabona umuntu ugize yerekwa, nanjye nzahita mbona unyambika cyane. Ni Bora. Imana ibashigikire natwe dukomeze tubashigikire. Bambika umugeni. Yego. Ava agitangira mu mure habanza gufata irembo. Yego. Gufata irembo baragutekera. Wajya mu murenge gufata irembo ubu nambaye umukenyero. Bamba umukenyero. Yego. Barakwambika bakanagutekera mu gufata irembo. Wajya mu murenge bakakwambika bakanagutekera. Wajya mu rusengero bakakwambika bakanagutekera. Mana yanjye. No muri dote. Byose hose baba bakwambitse bakanagutekera. Wowe ubakeneje cyane. Wowe ubakeneye hamagara kuri 0783 80 27 kandi iyo ubabwiye yuko amakuru yakuye kuri Concord TV show barakugabanyiriza. Kabisa.
uko niko kuri kubera ko ntago Imana yatugirira icyizere ngo abantu bareke kutugirira icyizere nkunda kuvanga iyo Imana yakwemeye ikwemeza abatakwemera ubwo nawe Imana yakugiriye icyizere ikugabisa uwo murimo ndetse nawe utwe itugirira icyizere kugira ngo tuze kumenyana nawe kugira ngo bazatugabanyirize muri icyo gikorwa cyakozwe cyane turabashimiye ya bidi yawe ntabwo watetse disi itaha nzateka baze kuntekera kabisa kuko nasomye ijambo rambwira ngo kwizera kurema ibitari biriho bikabaho yes zibidi uzagira yindi uri mwiyerekwa nyine de ukubwira umuntu muzaba mungana uzaba ngana na Yesu hajya Yesu afite imyaka ingahe Yesu afite imyaka ingahe ngo numve ko tuzabatungana ndavuga iyo yapfiriyeho iyo yagiye ku musaraba imyaka ingahe buriya imyaka yari afite icyo gihe ajya ku musaraba akatubambirwa niyo uzaba wujuje ubundi umwuka wera basobanurira Imana itugirire neza twese hamwe yego urakoze cyane umeze ute meze neza cyane twahirukanaga turi mu karere ka Rwamagana umurenge wa Karenze ariko twari tubakomboye niho twahirukanaga kandi byari byiza pe byari byiza cyane uzi ukuntu umurana nezerewe kandi hari n'abantu benshi badukurikiye uzabyumva ko mbibeshe azatwandikire comment hari abantu benshi byanejeje kubera ko benshi ntago bari bazi mama birashoboka ko bajyaga bamubona ariko batazi ngo ni mama wa Julienne benshi byabatungwe mbese ni nka surprise babonye kambarakire n'ikiganiro mwakoranye ntarashyiraho bamwe bari kumpamagara ati mvugisha ukuri koko urani mama wawe ntago ndi kwibeshyira ni mama waje hanyuma bamwe bakamuhamagara ati Julienne ni wewe wamubyaye ni wewe wambyaye nta fresh ari emakire ni wewe wabyaye Julienne gusa wenda abantu bari kubona bidasanzwe abantu bati ntago bishoboka biti ariko niko kuri niko kuri ku ijambo ry'Imana kandi niko kuri kuko natwe twifitiye icyizere ni mama wanjye ndetse nanjye ndi umwana we yego Mana ishimwe yego umurimo w'Imana umeze ute mw'iminsi tutahirukanaga umurimo w'Imana umeze neza cyane kubirimo neza yego kubirimo neza afite n'amakuru y'ijuru umeze neza nubwo ibyago n'amakuba byaboneka ariko nta cyatungura umuntu birimo neza byose ababizi nubwo atabimenye 100% ariko icyambere ni amakuru hari amakuru aba afite ariko nubirimo nabi nawe ubwo afite impamvu abirimo nabi ariko nge nashishikariza buri muntu wese kugira ngo abemo neza yego subwo umuntu birimo neza kuri wowe abameze ati umuntu birimo neza muri iyi minsi nuri kugendera mu nzira y'Imana nta kindi kintu abibangikanyije kabiri umuntu birimo neza no kuvuga ngo iravuze ivuze ariko iyo uvuze ngo iravuze itavuze nakaga gakomeye yego nakaga gakomeye cyane mwijoro ryesho cyo kuwa mbere hashize nibwo nari ndi gusenga Imana imbwira ikintu gikomeye kumena abo bantu bavuga ngo iravuze itavuze irambwira ngo abantu benshi babihinduye nka business abandi ntibabiha agaciro abandi bakamara kuva ahantu runaka bakaza bakavuga ngo iravuze kandi Imana itavuze Imana irambwira ngo uzambwirire buri muntu wese uvuga ngo ndavuze ntavuze ko muziye yaba ari mu nzira agenda Imana izamuzira kubera yavuze itavuze yaba aryamye we mu rugo Imana izamuzira birashoboka ko azavuga itavuze ikamusanga hari kubivugira ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru Imana iziye abantu bavuga ngo iravuze itavuze cyangwa se iziye abahanuzi biyita abahanuzi kandi atari bo bashaka iki indamu z'umubiri ni kuko iby'umubiri tugomba kubishaka kandi kubishaka nibyo ariko ntago twakagombye gushaka iby'umubiri tuvuze ngo iravuze itavuze so ubundi itavuze igaceceka ugaceceka wabiki nimubona kubwiye ngo musengere nibitavuze icecekere nimba avuze mubwire ngo umva uko ivuganye nawe ntago twebwe dufite imbaraga sinzi niba muri kubyumva neza amatwi pe nta mbaraga twebwe dufite abantu zo kubwira Imana ngo ivuge idashaka kuvuga ahubwo igihe cy'Imana iyo kigeze cyo kuvuga Imana iravuga nukuri sinzi impamvu wampamagara ngo ngewe Julienne nta mbaraga mfite
zo kubwira Imana ngo vuga ngo ivuge. Gusa mbwira abantu ati birashoboka ko Imana ingirira icizere nkakubwira hejo hazaza hawe, ariko sinshobora kuyibwira ngo vuga igihe cyo kuvuga cyayo kitageze. Ariko wowe udukurikiye wiyita umuhanuzi ukajya guhanura ngo iravuze itavuze, Imana irakuziye. Nari mvuze ngo Imana irakuziye, kandi buri muntu wese azamenya ko Imana yakuziye. Irangije injyana mu bintu by'amatorero, irambwira ngo ninitezereze mu badiyakoni. Ngiye kubona mbona abadiyakoni ntashatse kuvuga bari kuryana ku mudugudu runaka, nawo ndanawubona ndetse nabo ndababona. Imana irambwira ngo itegereze bariya abantu, ndabitegereza mbona bari kurwanira ibintu by'imitungo. Aleluya. Ibintu sinzi niba muri kubyumva. Imana irambwira ngo nzabwira abadiyakoni bongera bashaka agakiza kumwimerere badakijijwe ku kintu runaka. Yambwiye ibintu bibiri bikomeye. Irambwira ngo intambara zikomeye mu matorero zirahagurutse. Irambwira ngo bamwe bazajya biyirukana mu kidiyakoni kubera ko icyo bari bagambiriyemo ntacyo babonyemo. Bishatse kuvuga ngo nubwo bamwe bari mu kidiyakoni babirimo ariko batabirimo, babirimo kubera impamvu, babirimo kubera wenda kantanga urugero, birashoboka ko wenda umudugudu wanyu bufunguye ariko wakwajuriye n'ufunze, mugatekereza ko byabindi byahahani bafunze, wa mutungo waho mugiye kuwugurisha. Najye kubona mbona intambara niho zizamukiye, kandi nubwo babigurisha ndagira ngo mbabwire ngo icyo Imana yavuze no kugikora izagikora. Nimba yaravuze ngo nakayungira, akayungiro nikarangira insengero zizafungurwa. Ariko ibintu biteje akaga mu matorero, abadiyakoni bakaryana kubera akaga, abandi bakanyereza imitungo z'itorero ngo rwa rusengero bararufunze. Urusengero rwa mbere ni umutima wawe. Umutima wawe nukomeza ko ikintu ari icyaha kizaba ari icyaha, ariko niwumva utakwemeza icyaha kandi amaso yawe akereka ko ari icyaha, uzamenye ko nta gakiza ufite. Gute wanyereza umutungo w'itorero kandi uri umukirisitu ntibigucira urubanza? Imana irambwira ngo nzabwira abadiyakoni bongere bashaka agakiza kumwimerere, bakizwe badakurikiye ikintu runaka, badakurikiye ngo nuko ajuriye nari muri nyobozi, mbese bakizwe. Sinzi ibintu niba murabyumva. Umwijyana ubaye mwinshi mu matorero kubera irifungwa ry'insengero, ariko Uwiteka nyir'ibiharaje, kandi buri muntu wese Imana izamugeraho, buri muntu wese azamenya ko yamuziye kubw'ibyo yakoze. Ukajya muri nyobozi uri umurozi, ukajya muri nyobozi uri umusambanyi, ariko Imana atasiyene tayasire. Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo nibongere bisuzume barebe ko batasigaranye ngo by'umwana yaraheze kera. Birashoboka kuba muri icyo cyiciro. Birababaje kuba uri umudiyakoni ukaroga, birababaje kuba uri umudiyakoni ukagambana, birababaje kuba uri umudiyakoni uri umusambanyi. Ibyo bintu biteye Imana agahinda, kandi nawe bikuzaniye akaga. Somye ijambo ry'Imana arambwira ngo hari inzira ebyiri, iyo ubona yakugirira umumaro ari unyuramo. Birashoboka ko wabona inzira z'ubusambanyi arizo zigufitiye umumaro, va mu kidiyakoni wigendere inshuti yanjye. Birashoboka ko wabona inzira y'uburozi ari yo igufitiye umumaro, va mu kidiyakoni ugiye gukoresha uburozi bwawe uroge neza. Iyi minsi ntabwo abantu tukireba ku gakiza, ahubwo turi kureba igihagararo, tukareba amafaranga. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nimba uri umudiyakoni atari Imana yabigizemo uruhare, Imana irakuziye. Mureke dukizwe, twisuzume ku gakiza kacu dufite, twisuzume mu mirimo dukora. Icya mbere duharanire kuvuga ngo mbese Mana uranyemera. Uharanira kumenya niba Imana ikwemera, naho umuntu yakwemera uyu munsi ejo akaguhinduka. Pasiteri yakwemera uyu munsi ejo akaguhinduka. Umudiyakoni yakuvuganira muri nyobozi uyu munsi ejo akaguhinduka. Nari nkuzaniye ijambo rivuga ngo haranira gutuma Imana ikwemera, ikubwire ngo mwana wanjye ndakwishimiye kuruta uko wanezezwa n'umuntu. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ni koko turasenga n'amatorero turayafite, ariko Imana y'amahoro ije guca muri nyobozi. Ntabwo byumvise, ije guca muri nyobozi y'itorero iryari
ibyo byose umuntu wese uri muri iyi nyobozi azamenya ko Imana yahaciye. Umuntu wese uyirimo azamenya ko Imana yavuze. Hari igihe umuhanuzi ajya kuvuga ati ceceka, ati iki gihe turimo si icyo guhanura, ati iki gihe turimo ntabwo nta gihe na kimwe Imana itazavuga. Wampagarika Imana ipfa kubimbwiye ngo mvuge nzabivuga. Ntabwo mparanira kugira ngo nemerwe mu isi mu ijuru batanyemera. Uzampagarika mu isi mu ijuru banyemera. Birarasomye ijambo ry'Imana arambwira ngo bwira uwo gupfa karapfa n'uwo gukira karakira. Nta n'umuntu n'umwe ufite uburenganzira bwo gucecekesha umwuka w'Imana. Birashoboka ko wakwetekereza ko ugiye kumucecekesha, ariko niba umuntu harimo imbaraga z'Imana ntashobora guceceka. Ngo ntuzongere guhanura mu iteraniro nubwo haba ari mu isoko, nubwo byaba ari iteraniro rimeze gute, barahanura. Kubera iki? Nta muntu wakwitambika Imana ngo ntivuga, ahubwo se uyitambitse ikakwitambika byagenda bite? Mureke twemere Imana, dukizwe ahagaragara n'ahatagaragara, dukizwe mu mutima ndetse no mu mubiri, twese dukizwe. Ahunda kwa ngo ndi kukubwira nanjye ndi kwibwira, ariko nyemerera ukizwe. Ariko abantu b'abadiyakoni nibo nibanzaho cyane. Imana irabaziye, Imana irabaziye muri nyobozi yanyu. Imana irakuziye. Umugabo bazamenya ko wabaye umudiyakoni ko yakuziye. Umugore wawe niba atari umudiyakoni azamenya ko yahageze. N'abandi bose bazamenya ko Imana yageze muri nyobozi y'itorero. Mureke dushaka agakiza kumwimerere. Umuntu ni umudiyakoni n'undi ni umudiyakoni ntiyamunyuraho ngo amusuhuze, ntiwanyuraho ngo mbase ngo waramutse. Turi kuva he tukajya he? Kandi icya mbere ni urukundo. Tuzubaka umurimo w'Imana gute tutavugana? Tuzubaka umurimo w'Imana gute nta mwaramutse? Tuzubaka umurimo w'Imana gute mwene siko rwara ntumenye ko yarwaye? Ariko mukuri mukango Yesu azaza, azakuzira nk'uko wabiririmbye, azakuzira nk'uko wabivuze. Imana itugirire neza, Imana iturengere. Umuntu akagenda ngo Imana irambwiye itanavuze we, itanavuze. Hari umuntu wamamagaye ejo bundi arambwira ati reka nkubwire, ati nyemerera unsengere, ati hanyuma kunsengera wowe uranca amafaranga angane. Ndamaza nizi gusengera umuntu nabyo baca amafaranga. Harambwira ngo mbona ngo abahanuzi ngo bari kubagwa kuzira ngo ngusengere ngo nuko utanga ibitambo. Ntago Imana yaka igitambo, ntago Imana isaba igitambo kugira ngo usengere umuntu wa muhanuzi we. Ntago Imana yakubwiye ngo uze kwakaruswa ngo usengere umuntu. Imana ifite inzira nyinshi zirenga ibihumbi. Ntago Imana yagusabye amafaranga umubare runaka. Umubyeyi yaragize hamagara umusore arambwira ngo nsengera ku kibazo mfite. Rangira arambwira ngo Imana irambwiye ngo manzi utange igitambo cy'amafaranga 500 ngo nibwo Imana iri bubikore. Ntago Imana yigeze. Ese muhanuzi nimba ko kuri umuhanuzi wemerwa n'ijuru nawe ukaba wifitiye icizere, muzanzandika no muri comment. Nkunda kuvuga ngo Julienne ndahugurika. Hari umuntu n'umwe Imana yigeze isaba igitambo? Imana igusabye ibitambo wabikurahe? Twiyuse umubyeyi yoheretse amafaranga 500. Ayabwira ngo ngewe umwuka ndimo iri joro nategeka mu gitondo burabyuka ibyawe byasobanura. Ikintu cyababaje umubyeyi ni kimwe, nuko aya mafaranga yohereje nk'igitambo, kuko twebwe turadukirikiranwa n'abantu benshi. Hari abadukurikiye basobanukiwe, hari n'abatabisobanukiwe. Amaze kuyohereza ijoro rishira bya bisitangase yamubwiye bitagize gute bidakoretse. Ejo arongera aramuhamagara aramaza ngo none ko wambwiye kiri joro ikifuzo mfite kirakemuka bimeze bite? Hayambwira ngo igitambo watambye Imana yakigaye. Ngo Imana yambwiye ngo wongereho amafaranga 300 ngo nibwo birakoreka. Ariko dukizwe. Imana ifite inzira nyinshi yacamika kugaburira. Imana ifite inzira nyinshi yacamika kwambika. Yamuha n'umutima w'urukundo ukimusengera akakubwira ati nshingiye imbaraga watakaje uri kunsengera nkuguriye fanta. Utamubwiye ngo ni Imana isabye igitambo. Cyangwa se birashoboka ko
amubwira ati ariko nubwo ngusengeye nyemerera nkubwire ikibazo mfite nanjye nkuko nanjye wambwiye nawe wambwiye nkuko wambwiye ikibazo ufite wanyemerera nkakubwira nanjye ikibazo mfite nubwo naguhaye iby'umwuka ariko mu mubiri ngiye kuburara yego tubwizanye ukuri ese mubyeyi nimba uzi neza ko ikibazo ufite wishyuyeho miliyoni zirenga 10 ntibikemuke ukishyiraho miliyoni 6 ntibikemuke umuntu akakubwira ikintu kandi wowe wamusabye serivisi akayikora akakubwira ati nyemerera adakoresheje ngo ni igitambo ngiye kuburara wamuburana n'amafaranga 1000 oya pe ese nkubwiye ati yeme nubwo bimeze gutya nkaba ngusengeye bikemera ariko meruka kwisiga amavuta kera nta mavuta meruka ufite amafaranga ni wama amafaranga yego ariko tureke kuvuga ngo iravuze itavuze tureke kuvuga ngo isabye bitambo nta bitambo Imana isabye umubyeyi arayohereza byabaye 100 ngahe 800 amaze kwishura 800 aramubwira ngo mu gitondo Imana iraba yabikoze byarambabaje cyane bituma numva ngize ifuhe tuma numva ngize agahinda cyambabaje nuko yamubwiye ngo mu gitondo birakunda bugaca bitakunze yakongera no kumuhamagara nimero ye ikabakompoza kugeza n'uyu munsi uwo mubyeyi tujya tuvugana shyirambwa ati nimero ye ni kompoze ese mbabarira umbwire ubwo ni umuhanuzi cyangwa nushaka indamuze z'umubiri ushaka indamu nkunda kuvuga ngo ni abagenti bo muri Yesu sinzi ibintu nibo buzumvise ni umuntu ni umukozi w'Imana cyangwa se n'indamuze ashaka bahanuzi bavuga butumwa muvuga ngo iravuze nitavuga uzaceceke nta muntu uzaza kukubwira ngo kutavuze oya kijambo ry'Imana ryaramwe ngo gupfa mubwire karapfa nuwo gukira umubwire karakira ucecetse byagutwara iki Imana yigeze isaba igitambo ese Imana isabye igitambo ugira ngo iyi myaka yose tumaze turi kuri iyi si twayimara ibitambo se twabikura he ahubwo ko Yesu ari watubereye igitambo ku musaraba ugira ngo none nimba ari we wadupfiriye hari undi muntu uzatugira ku musaraba asimbure Yesu mwabahanuzi Imana irabaziye mwongere musenge Imana yongere kubahekesha umwana kuri uyu munsi nta mwana mu gihetse nimba zikuri muri ubwo buzima ukabuzi kuri muri caciciri nta mwana ufite umwana yarazimiye kubura umuhanuzi ukajya gusambara umwana yarazimiye kubura umuhanuzi ugatanga inzaratsi umwana yarazimiye kubura Imana itugirire neza kubura umuhanuzi ugakora uburiganya umwana yarazimiye ahubwo ngera wisuzume nimba uhetse umwana somye ijambo ry'Imana rirambwira ngo ufite uyu mwana niwe ufite n'ubugingo sinzi niba ubyumvise ufite uyu mwana niwe ufite n'ubugingo uyu mwana niba umufite uzarya uyu mwana niba umufite rorasinari uzabyara uyu mwana niba umufite uzambara uyu mwana niba umufite uzasenga bizemera uyu mwana niba umufite uziga bikunde uyu mwana niba umufite uzashaka bizemera ariko nimba yarazimiye nta kintu na kimwe uzageraho usibye ko Imana igiye kukugenderera ikakuzira ukamenya ko yakuziye muri iki kiganiro intego y'iki kiganiro narihaye yari intego yo kuvuga ngo wowe muhanuzi muvuga butumwa uvuga ngo iravuze ongera wisuzume urebe ko umwana wawe akiri muzima nari nsanze kukubwira ngo asubiza amaso inyuma usuzume umwana wawe niba akiri muzima abandi twahamagawe tuzi kuvuga Imana neza duhamagarwa tuzi kwambara neza ibidukwiriye ariko wamara kubyinjiramo neza ukumva ko byose ntacyo bikumariye ugahita wambara mini kandi wahamagawe utazi mini cyaricyo ugahita haleluya wahamagawe ufite agakiza original ariko ibyo ngibyo ukabyirengagiza ukibagirwa aho yagukuye ukibagirwa ko yagutabaye urindushi ukibagirwa ko yagutabaye uraraho bwije ugeze ibyo ngibyo Imana yamara kukugira neza ukabyibagirwa
kibagirwa ko Imana yagukijije uburwayi abaganga barananiwe, yamara kuguha ubuzima buzima ukagereka akaguru ku kandi, ntuzibuka aho Imana yagutabariye, ntuzibuke ngo mbese uwabigizemo uruhare kugira ngo ntabarwe ninde. Imana yaguha ubuzima ati Imana ubu burwayi mfite nubunyiza nzagukorera ndetse n'inzu yanjye izagukorera. Imana iti kamugerageze cyangwa musuzume ndebe kuko ibyo avuze kazabikora. Imana irababaye, yamara kuguha ubuzima ukabujyana mu busambanyi, yamara kuguha ubuzima ukabujyana mu butinganyi, yamara kuguha ubuzima ukabujyana mu byo kuroga no gutanga inzaratsi zitandukanye. Kandi waravuze ngo Mana nundinde uyu mwaka ukampa ubuzima buzima nzagukorera n'inzu yanjye. Imana yamara kuguha ubuzima, wa mugore mwababaranye ntubu kimwibuka. Mana yamara kuguha ubuzima mubyeyi, umugabo mwababaranye ntubu kimwibuka. Ariko Imana itugirire neza. Imana tasieneta ya sirezo gredo saseta ya sirezo gre. Imana y'amahoro itugirire ibambe n'imbabazi. Imana iri kumara gutabara abantu bayo, ntibibuka aho yabakuye, ntibibuka aho bari baruhiye, ntibibuka aho bari bananiriwe, ntibibuka ko bigeze no kubabika mu bantu bapfuye, ahubwo kavanga icyo Imana ikoze nuko impaye ubuzima. Nimba ari ikintu kibabaza Imana, ibyo bintu bibabaza Imana. Kabwira Imana ngo Mana nunyambika nzakuvugira hafi na kure. Imana yamara kukwambika n'umuntu akaguhamagara kuri telefone ukavuga ati wapi, ntunamubwira ati wenda ndimfite impamvu iyi n'iyi, ati ntabwo nshaka kwitaba telefone kandi wabisabye Imana. Hari ahantu Imana yagiye ikura abantu ikabagirira neza, ariko Imana yamara kubagirira neza ntibabyibuke. Kabura umukobwa umaze imyaka 40-30, Imana ni umugabo kanyubakira urugo nzakuvugira nzagukorera nzakora iki. Ariko Imana yamara kubikora ntusubiza amaso inyuma ngo urebe ibyo yakoze. Ikintu giteza Imana agahinda nuko turi kuyirebera mu byo itarakora, ntituyirebere mu byo yakoze. Ibi bintu murabyumvise? Ndabyumva. Nari mvuze ngo ikintu kibabaje Imana turi kuyirebera mu byo itarakora, ntituyirebere mu byo yakoze. Kandi muri byaravuze ngo ibyo yakoze nibyo byari bikomeye. Yaguhaye ubuzima bitari ngombwa, wabonaga uri kuri finali yo gupfa, ariko ikwemereye amafaranga uri kubona ko amafaranga ari Imana yananiwe kuguha. Kandi tuvuga ati nta Mana irimo. Imana yambwiye ko impaye amafaranga umwaka wa mbere imyaka 5 irashize nta mafaranga. Ugira ngo yaguhaye ubuzima wari uri mu gihe cyo gupfa, ugira ngo amafaranga yananirwa kuyaguha? Turebere Imana mu byo yakoze, ntituyirebere mu byo itarakora. Nimba yaraguhaye kubyara izaguha no kumurera. Mana itugirire neza. Rebera Imana mu bintu bikomeye yakoze ku buzima bwawe. Rebera Imana mu gihe yakoze ko wagendanye n'abandi bagapfa wowe ukabaho, mvugira ngo amen. Rebera Imana ko yarwanye intambara ku buzima bwawe, ko wabyaye abana bari kubona utazashobora kubarera. Bana bati nubwo ababyaye azabaha iki, Imana igaca inzira ukabarera ukabakuza. Nturebere Imana mu byo itarakora ngo uvuga ati nubwo yabampaye kubatize ngo basoze, ubundi se ko yatumye ubabyara ukabarera bagakura wabigizemo uruhare? Agaciro ku Imana yaremye, uvuga ngo nimba yarabikoze ikampa abana hari ababuze abana, sizi n'ukuntu baziga, sizi n'ukuntu bazajya, sizi n'ukuntu bazakura. Rebera muri cyo kintu Imana yakoze. Ibuka ko hari abandi mwigiye kimwe cyangwa se mwiganye babuze akazi, ariko Imana ikaguha akazi. Birashoboka ko waba udukurikiye ati ntabwo bari kunyongesha umushahara, aka kazi ndakarambiwe, nyamara hari abakabuze. Kubera iki Imana itanyongeza umushahara? Bakabuze ukabera Imana icyubahiro. Wakwibuka ko hari n'abadepoje imyaka igashira ntagira n'igisekerite babona, ako ufite ukagashimira Imana, kavuga ngo yakoze ibi izakora n'ibindi. Aleluya. Amen. Imana y'amahoro idutabare
kandi Imana itugirire ibambe n'imbabazi. Imana y'amahoro iturengere mu nzira tugenda, Imana iturengere. Nukuri ndababaye iyo numvise Imana iri kugaya ubwoko bwayo, numva mbabaye. Iyo numvise bene data bahanuzi bafite icyo kintu, numva mbabaye. Cyangwa se abavuga butumwa, hari abantu bishimira ibibazo by'abandi cyangwa se ibyago by'abandi, ariko mwene siko nagira ikibazo uzumve ko nawe ukigize. Ariko ndababaye abantu mudukunda cyangwa se duteranye dufatanyije, mureke turebere Imana mu byo yakoze, tuyirebere mu byo itarakora. Birashoboka ko wabaye mu buzima bw'ikode, Imana ikaguha inzu yawe, ariko hakaba hari n'ibindi yaguseseranije itaraguha. Yirebere mu byo yakoze, kuko nabyo byari bikomeye. Kuba yaraguhaye inzu yawe udafite nyiri byondo, uri kuguhorazaho telefone ati uzi ko itariki yageze. Rebera mu byo Imana yakoze, ibyo byari bikomeye, kugira ugire icyizere uvuge ngo mbese ko yandinze kwishuzwa amafaranga ya buri kwezi kandi byari bikomeye, niki cyatuma n'ibindi itabikora? Imana itugirire neza kandi Imana iturengere. Naga abahanuzi bakitaye ku muhamagaro wapi, nukureba ngo mbese yarize. Ariko ibi bintu sinzi niba murabyumva. Ese yarize? Ese aratunze? Nimba uri mu gikorwa runaka nta mutungo ufite, baraguhigitse. Nimba uri mu gikorwa runaka ntawe kuvuganira n'uwo nta gisunika ufite, baraguhigitse. Ariko icyambere uhigikwe n'abantu Imana ikwemere. Amen. Ntabwo byumvise ibintu birumva abanyabwenge. Nari mvuze ngo waba uri umudiyakoni, waba uri umuririmbyi, waba uri umuyobozi, waba uri pasiteri, bakaguhigika kubera impamvu runaka atari nyiri bihugu uhigitse, icecekere. Yo iraje kurwanirire aho umuntu atarwana. Hari abajya bagiraga isunika bakabasunikira mu murimo rata bigakunda, ariko yo kubera ko nta gisunika ufite ari nyiri bihe wavuganye nawe, nta mwana w'umuntu wakuvuganira, bakaguhigika bazi ngo birakunze kandi batazi icyo Imana yakuvuzeho. Higikwa n'abantu ariko wemerwe n'Imana. Aleluya. Nari mvuze ngo higikwa n'abantu ariko wemerwe n'Imana. Imana itugirire neza kandi Imana iturengere. Umudiyakoni ushobora kuba uranyumva, umuvugabutumwa runaka ushobora kuba uranyumva, nawe aleluya haleluya, nawe uvuga ngo iravuze ushobora kuba uranyumva, ariko mu cyiciro buri muntu wese arisangamo, abwira Imana imugarukeho. Mu cyiciro Uriyana ndisangamo, ndabwira Imana ingarukeho. Yongera impekesha umwana nimba yarazimiye, ariko niba nkimuhetse niyo mahirwe yanjye. Ariko nawe wisuzume nusanga yarazimiye, wongera upfuka mu cye bugufi imbere y'Imana, ubwira Imana ngo uyu munsi ndakwemereye, ongera umpekesha umwana, kubera ko maze kumenya ko ufite uyu mwana ari ufite ubugingo. Wongera utakambira Imana iguhekeshe. Mwitorero nimba uri munyabazi, ubwira Imana yongera ikugarukeho. Usibye ko nakubwira ngo umwiryane mu matorero urashize. Umwiryane ugiye kuba mwinshi mu matorero, ugiye kuba mwinshi mu matorero, n'utarasenze azamenya ko amatorero gari kuryana. Muri nyobozi niho Imana ihereye, utajya kumvugira uburimi n'ijuru yene uri kubivuga. Nubwo naba mpagaze he nabivuga, kubera ntago nzi abantu barankurikira ngo n'umubare runaka, ariko nikiyere y'amahoro yavuganye nanjye irakuziye. Waba uri umudiyakoni uvuga ngo iravuze itavuze, irabaziye. Hanyuma dusenga Imana. Mwebwe mugihetse abana bazima, mumfashe dusenga Imana itanga agakiza originali. Yongera ihekesha abantu bayo ubana, kuko abana bo bamaze kuzimira. Mu cyiciro runaka abwira Imana iguhekeshe. Muri iki gihe duhagasemo umuntu ntagitinya gusinda ngo ajye guhanura. Muri iki gihe duhagasemo umuntu ari kuva gusambana agahanura. Iki gihe duhagasemo umuntu ari kuva kuroga akaza akavuga ngo mvuke yera ivuze. Ariko ratareka nkubwire, somye ijambo rirambwira ngo muzagwishishano ibyago n'amakuba mwatinyaga bibagezeho. Nimbara abantu bagwishishano, mena aba bantu bagwishishano. Mureke tuvuge ngo iravuze kandi ivuze, nitavuga twicecekere, kuko Imana ivuga mu bumana bwayo. Reka kubeshera Imana ngo iravuze itavuze. Hari umuntu uzi impamvu ibintu wakwibaza ngo Uriyana byaje gute. Nabaye nicaye mbona telefone irampamagaye,
nukuri kw'Imana nkorera nta bukwe mfite muri uko kwezi cya muri uyu mwaka. Yego. Sinzi niba urabyumva. Ndetse n'abantu turi kumva, hari n'abantu bari kunyumva hano turi gukora iki kiganiro. Umuntu arampamagara arambwira ngo Julienne ngo mvuke Imana imbwiye. Ntigo. Arangije arambwira ngo Imana irambwiye ngo si wavuye mu murenge. Kandi ni anniversaire nari nagize gute? Ni anniversaire. Ngo Imana irambwiye ngo wavuye mu murenge ngigukorera igitangaza gikomeye. Ngari kirambwiye ngo nkubwire ngiye gukorera uvuye mu murenge. Ngije gukora ibirenze. Mutega amatwi. Nanjye ndavuga ntigo. Niko Imana yakubwiye. Arambwira ngo Imana yambwiye ngo ufite ubukwe ngo kandi ikimenyetso nuko yarutse kuva mu murenge ngo yakoze igitangaza ngije gukora igitangaza kirenze kuco yakoze. Njyewe nave mu murenge ntari nabona na sheri. Nanjye mutega amatwi. Arambwira ati kandi rambwiye ngo ibintu ndi kubitekereza nkanaseka ni no mu nzira ndi kugenda. Imana iramubwira ngo nkubwire ngo ufite kitchen party. Kitchen party. Nguri gutegura ngo kitchen party ngo muri uko kwezi kwa gatandatu ngarika Imana irambwiye ngo igushizeho igikundiro ngo ibitenge biraje ngo amafaranga araje ngo abantu uzabura ahantu bishoza. Ndavuga muri uko kwezi kwa gatandatu ko nta n'umubatizo mfite ko nta n'umwana nzabera marene byibuze iyo kitchen party nzayikura. Imana ishimwe. Ati nukuri kw'Imana aranarahira. Ati nukuri kw'Imana niko Imana imbwiye. Mwaziranye? Njyewe ndamuzira yivugucya. Amumbwira nyuma ya kamera ntazamuyobera ngiye gukoresha ngo tuyokora ikiganiro. Njyewe ndamuzi ni n'umuhanuzi. Usibye akamakuru yanjye ntayaheruka 100%. Gusa mu nzira ho turahura. Wenda ari ngiye abona niyambare nka kano gasarupa kavati uko biri kose kuva Julienne yambaye kuri afite ubukwe. Harambwira tumva Julienne ati mukozi w'Imana tumeze ute ntimeze neza. Imana yanyeretse ubukwe bwawe. Ati buzatahwamo n'abantu bakomeye. Ati imodoka zizazamo ntuzashobora kuzibara. Itsindwa tabagugu. Ntisini ngwiki. Atoye ati wigira ubwoba. Ati sinaga ari ubukwe bwo gupfa. Ati ubukwe busanzwe. Ati ikimenyetso yambaye no kuri gutegura kitchen party. Ati kandi Imana irirarikiye ati Imana iritumiriye. Ati uzi groupe ugira ukuntu abantu babangana tufite abantu baruta abantu bari muri groupe yawe. Ndavuga nti niko Imana yakubwiye. Numva ndababaye. Mu mutima ariko gusa nago nese mwereka ko mbabaye ariko mu mutima ese mvuga ni Yesu tebukuzi. Arambwira ati kandi reka nkubwire ati umuntu ugiye kukubera marene atagiye kuguha 300. Marene higo Imana yakubwiye ngo marene wanje nuwahe. Ati Imana yambwiye ngo uzaba ufite amamarene benshi atari ko hari muzaguha 300. Marene ibaze kugira ngo umuntu aguhanurire ngo ufite ubukwe nta nasheri wari wabona. Si ikibazo gikomeye. Narangiza kubwira ngo wave mu murenge. Oya aho byanahise bipfira ni ku kimenyetso. Narangiza amene ikimenyetso ngo mfite kitchen party. Kuko akenshi ikimenyetso nicyo gihita kikwemeza yuko umuntu byari kuvuga. Ibaze ko yanabimbwiye ndi kumwe n'abandi bantu 3. Ndavuga ngo Mana abahanuzi naha bageze bari kurondoza umubiri. Seko nanu wari wanganiza ku cyo kinati wenda Julienne ngo tujye mu murenge wenda tunigendere. Ibyo bintu yarabibonye ati. Uzi jambo nasoje ntamubwira. Narabwiye nti reka nkubwire. Umwana wawe yarazimiye. Byaneye gutuma mfata amasengesho ntateguye. Nibwo Imana yambwiye bino bintu byose. Yego. Naramubwiye ngo ngera usubire ku isoko urebe ko umwana wawe atazimiye. Umwana wawe yarazimiye nticabikoze cy'ubukwe Imana izabonkorera. Ariko ubu ngubu ntabwo mbizi nticyakoze ishobora kuba yakweretse umurenge wanje uko uzaba umeze. Ariko ibyo sibyo. Ntabwo ngera ushakisha umwana wawe yarazimiye kandi ni umugabo pe. Umuhanuzi w'umugabo. Ngo Imana ifata Julienne ikamwita Damascene. Reka twisoreze. Twisoreze ubutumwa bwumviswe. Nukuri narababaye. Ariko haragoye abantu biyitira. Nawe nibuzi kudukurikiye uri muri ubwo buzima. Bwo gutuburira abantu uri umwagenti wo muri Yesu. Irakuziye.
nimba uzi ko wihishe ugahagarara ku ruhimbi ukavuga ngo iravuze itavuze izahagusanga. Narababaye, ibaze ko nababaye, Imana yo ntabwo buriya yababaye itababaraze. Ese ko twebwe tumenya guha abana bacu ibintu byiza, Imana yananirwa kuduha ibyiza? Ko tumenya ibyababaza abana bacu, Imana yo ni ukubera iki itababara? Reka dusoze. Nkurikije agahinda ufite n'umubaba, wavuga saa ikiganiro kibaye amasaha 2. Imana itugirire neza. Mbese muri make Imana y'amahoro idakiranirwa yongere duhekesha abana bazima, kuko abo dufite bamaze kuzimira, abandi babapfiriye mu mugongo ntibamenya ko abana babo bapfuye, abandi basigaranye inkose gusa abana barabataye. Imana iduhekesha abana bundi busha abacuti zanjye. Ongera usuzume umwana nese ubwo ngo yarazimiye cyangwa yamupfiriye mu mugongo. Yarapfuye ahetse ntu. Nta mwana ahetse, ubwo umwana yamupfiriye mu mugongo ntiyabimenya. Katwisoreze ikiganiro cyane. Nukuri. Katwisengera Imana. Ariko ndababaye. Ihangane. Gusa numvise umuririmbyi yavuze ngo abayo yabamenye kera. Nukuri. Suko nkubwira gusa nanjye ndi kukubwira, nanjye ndi kwibwira. Ariko Imana itugarukeho. Mana mu izina rya Yesu, Imana y'amahoro, urera kandi urakiranuka, uzegerwa n'abera, izina ryawe nirishimwe. Ndagushimiye kuba turinze ukatuzigama, ibyo kutuvutsa umubiri n'umuzingo byari bihari, ibyo uko dukomeretsa duhura nabyo buri munsi, ariko ntago wemeye ko duheranwa nabyo. Uracyadufiteho umugambi muremure, izina ryawe nirishimwe. Abanyeratwe muri aya materaniro, nunyemerere Kristo, abantu bose turi kumwe utweze. Hari aho twavuze nabi, hari aho twirengeye mu buryo bw'umubiri, hari aho twirwaniriye twitari gushoboka. Ibyo byose nutubabarire kandi utugirire ibambe n'imbabazi. Hari abadukurikiye nabo bafite ikibazo bitandukanye, hari ufite ikibazo cyo kutarya, hari ufite ikibazo cy'ikode, hari abafite ikibazo cy'uburwayi, hari abafite akazi, hari abafite ikibazo cya minervari ndetse no kubura akazi, hari abafite ikibazo cy'ubuzima bugoye. Ibyo byose urabizi, kijambo ryawe ryarambwiye ngo tugukorese amaganya yacu yose, kuko wita kuri twe, izina ryawe nirishimwe. Ngaho ganza kandi utegeke buri muntu wese udukurika umuhuze n'ineza ye, buri muntu wese uciye bugufi umuhuze n'igitangaza cye, kubera kuri Imana ishobora byose. Urakoze, ngaho ganza kandi utegeke. Tugwaye karibu n'ikaze ni mu izina rya Yesu, amen. Nawaduha nimero ku buryo wakenera kuba mwavugana yaguhamagara. Anyema nimero ya Julienne ni 0788 24 55 19 kanyisubiramo ni 0788 24 55 19 Imana ibahe umugisha. Amen.